mbere yuko dukomeza dusenga ndagira ngo ndirimbe iyi ndirimbo y'115 nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe izo ngoyi zezanteye kubimbata ye rwose ngenduwe na we nuwanjye kugeza iteka ryose ngenduwe na we nuwanjye kugeza iteka ryose nabonye umukunzi mwiza kera yarapfiriye yaranguza mu bugingo nawe yaranyihaye none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora ajya ndinda kaga kose mu nzira ijya mu ijuru ku muhanga masiteka bizankizi ntege nke shira ubwoba shira ubute nyuma nzatabaruka shira ubwoba shira ubute nyuma nzatabaruka nabonye umukunzi mwiza niwe nyiri mbabazi niwe mujya nama wanjye niwundenge riteka nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu nta bya none nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu. Mana data wa twese mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ryo ni ijambo ryawe twumvaga kandi nk'uko umuririmbyi yaririmbye ngo nabonye umukunzi mwiza ubuhake bwawe twarabwemeye kuko uri umwami mwiza w'amahoro uri umwami w'urukundo uri umwami ugira neza ntabwo ujya uhemuka niyo mpamvu abo wahamagaye bakemera kukwitaba muri aka kanya ndabasengeye
kugira ngo bongere bezwe batunganywe, abateshutse bakava mu murongo, abateshutse bakagira amagambo atari meza, bakagwa mu mutego nk'uwo Yesaya yaguyemo. Mwami Imana yacu, ndagira ngo muri aka kanya no bafite icyemezo cyiza nk'icyo Yesaya yafashwe cyo kongera kwihana, nabo bongere bitunganye, bongere bafata icyemezo, bareke amagambo mabi bakoraga, bareke ingeso mbi bari barimo Mwami, kugira ngo bongere batumwe. Kandi gira imbabazi, wongere ubatume. Turemera gutumwa, umurimo ni mugari, umurimo urakomeje, ivugabutumwa rirakomeje mu migabane yose igize isi, ariko ukeneye abantu watuma. Urimo urahamagara uvuga ngo ndatuma ninde watugendera? Nyemera haboneke benshi bemera kumva iryo jwi kandi bemere kuryitaba. Turasengera n'abantu bumvise ubutumwa bwiza bakaba biyemeje kwakira nk'umwami n'umukiza, bandi dutumwaho, kugira ngo nabo Mana ubababarire, abemeye kukwakira, abemeye kureka ingeso zabo mbi, abemeye kukwizera. Turabasengeye muri aka kanya kugira ngo bababarire Mana, bejeshe amaraso yawe, bafata ukuboko baveyo kandi bahinduke burundu, ubuzuze umwuka wera, babyarwa ubwa kabiri. Mwami Mana, amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kugeza ubwo impanda nivuga twese tuzumva ijwi ry'impanda Mwami, tukajya kubana nawe ubuziraherezo. Turagushimiye kubyumvise, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen.